Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Izina ry'Imana yacu nirishyirwe hejuru. Imana yacu niyamamare. Imana yacu nihimbazwe rwose. None turi kuwa gatanu, itariki zo ni 3, kwezi ni ukwa 4, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane kuko Imana iguhaye kurabagirana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo izina ry'Imana yawe, izina ry'Imana wasenze, iryo ngiryo ryamamare, kuko abantu bagiye kuzamenya Imana wasenze. Hari Imana wasenze uyisengana umubabaro, hari Imana wasenze uyisengana agahinda, usenga unyura mu bigeragezo, unyura mu ntambara, ariko usenga Imana. Winginga Imana ngo izi kurokore, winginga Imana ngo izi kubambira amahema, winginga Imana ngo izi hagararane nawe. Dore uku ni ukwezi Imana ije guhagararana nawe, kandi ni Imana ije kwambura ijambo ibyari byagufasheho ijambo byose. Hari ibyagufasheho ijambo, hari ibyagutsikamiye, hari ibyagusuzuguje, hari ibyagushyize hasi, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Uwiteka Nyiringabo Imana aremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Uwiteka Nyiringabo Imana abirinduye igitare cyari kiri hejuru y'ubuzima bwawe, igitare cyubaraye hejuru y'umugisha wawe. Hari igitare cyatsikamiye ibyawe cyatuma gutabasha kugaragara. Uwiteka arakwihishuriye kandi arakwigaragaje rwose. Uyu munsi turasoma mu byahishuwe, ibice byaho ni 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 4. Haranditse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti birarangiye, ni nge Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Zahanagura amarira yose ku maso yawe. Hari amarira warize uyarijijwe n'abantu, hari amarira warize uyarijijwe n'uburwayi, hari amarira warize uyarijijwe n'ibigeragezo ucamo. Urarira, urataka. Ayo warijijwe n'ubupfubyi, ayo warijijwe n'ubupfakazi, hari ayo warijijwe n'ubugumba, hari ayo warize cya gihe wakoraga bizinesi ugahomba. Ayo marira yose Imana iravuze ngo izahanagura, ije kuguhanagura ayo marira yose warize. Hari amarira warize Imana ije kuyaguhanagura, hari amarira warize Imana ije kuyaguhanagura, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Hari amajwi akubwira ko upfuye, hari amajwi akubwira ko ibyawe birangiye, hari amajwi akubwira yuko ibintu bidogereye. Imana iravuze ngo urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka, kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere birashize. Hari ibya mbere Imana irangije, amateka mabi ayo wanyuzemo, ibihe bibi bigusobanura nabi. Hari dosiye z'ubuzima bwawe bumwe wanyuzemo, bumwe bwa mbere. Izo dosiye nimbi ku buzima bwawe, zikuvuga nabi, zigusobanura nabi, abantu bagusobanura. Wanyuze mu bihe bibi kandi bigoye, ariko Imana ibeshaho. Imana ivuga, iravuze ngo ibya mbere birashize. Yicara kuri ya ntebe iravuze iti,
dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa. Byose Imana irabihindura bishya. Mu byihindura bishya harimo n'ubuzima bwawe, mu by'Imana ihindura bishya harimo n'urugo rwawe, mu by'Imana ihindura bishya harimo n'abana bawe, mu by'Imana ihinduye bishya harimo n'umuryango wawe. Byose Imana ibihinduye bishya, urugo rwawe, umuryango wawe, abana bawe, ibyawe byose Imana ibihinduye bishya. Ibyawe byose Imana ibihinduye bishya mama, ibyawe byose Imana ibihinduye bishya. Reka mvugane nawe, hari ibintu bikumazeho iminsi bitinze byagusaziyeho, umutima wawe wagusaziyeho, ariko Imana ije guhindura umutima wawe mushya, kuko unyuze mu bintu byinshi byatumye umutima wawe usaza, byatumye umutima wawe wiheba, uragenda umera nk'ibuye, urakomera. Ariko Imana iravuze ngo dore byose ndabihindura bishya. Byose Imana ije kubihindura bishya mama, byose Imana ije kubihindura bishya. Tuza umutima, kandi ibyo ngibyo ntibigarukiraho, byizere. Andika ko Imana ivuganye nawe uku kwezi kwa kane. Ibi byawe byose Imana irabihindura bishya, izina ryawe Imana irihinduye rishya, ibyo wanyura byose byawe Imana ibihinduye bishya. Byose byawe Imana ibihinduye bishya. Bimwe wanyuragamo, bimwe byakugoraga, bimwe byakunaniza, Imana byose ibihinduye bishya. Ubuzima bwawe bwose Imana ibuhinduye bushya, urugo rwa Imana iruhinduye rushya. Andika kuko ayo magambo ni ay'ukuri kandi nayo kwizerwa, kandi iti birarangiye. Ndashaka kukubona wandika muri komenti, wandika uti birarangiye. Genda wandike muti intambara zanjye zose zirarangiye, uburwayi bwanjye burarangiye, amadeni yawe yose ararangiye, ibigaragazo byawe byose birarangiye, ibyicaga ubukwe bwawe byose birarangiye, ibyananizaga umugisha wawe ibyo byose birarangiye, umva karande zirarangiye, umuvumo wose wari uri kuri wowe urarangiye. Imana iravuze iti byose birarangiye. Byose birarangiye. Buri burwayi bwose bwari bwaragufashe, buri dayimoni yose yari yaragufashe, ibyo birarangiye. Andika byose birarangiye, niko Imana ivuze, birarangiye, byose birarangiye. Andika kuko niko Imana ivuze, byose birarangiye. Ninjye Arufa na Omega. Imana ivuze ngo ninjye Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Iyo ngiyo iyo irangije nta wundi waza kubitangiza, iyo yatangije nta wundi waza kubihagarika. Imana igutangirije bizinesi, Imana igutangirije umushinga, Imana igutangirije kampani, Imana igutangije mu kazi keza kumugisha, Imana igutangirije urugo, Imana igutangirije umushinga wa mariage. Injira mu mushinga wawe wa mariage. Iyo Imana itangije nta wabihagarika, kandi hari ibintu Imana irangije kuri wowe. Umubabaro urarangiye, agahinda kararangiye, amadeni n'amakuba, inzara, kugeragezwa, gusuzugurwa, byose birarangiye. Uburwayi burarangiye, byose birarangiye. Agahinda wahoranaga mu mutima, byose birarangiye. Ni Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota, nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Haleluya. Ufite inyota, Imana izamuhera ubuntu. Ngwino nawe Yesu aguhera ubuntu, unywe ku isoko y'amazi y'ubugingo. Hari ibyaha byari byarakubase, hari ibyaha byari byaragutsikamiye. Nonaha niba ufite inyota zo kwegera Kristo, Kristo arakugirira ibambe, arinjira muri wowe. Hari igihe usenga hakaba ibintu bikuremerera bituruka ku byaha, Kristo yakugirira ibambe. Icyo cyaha cyakubase, bwira Kristo uti nshoboze kuva mu byaha, kandi nshoboze gukiranuka nk'uko bikwiriye, kandi nshoboze ngushakane umwete, inshoboze ngushakane umwete. Urakoze Kristo kuko urangije byose byarushyaga abantu bawe. Urakoze Kristo kubohoye ubwoko bwawe, ubohoye torero ryawe, ubohoye ubwoko bwawe, ubohoye abakunambyeho, abakwizeye. Abo bose urababohoye, kandi abo bose urabarengeye. Uravuze ngo byose birarangiye. Umuntu wese wari unkurikiye yakire ko byose birangiye. Kwezi kwa kane byose birarangiye. Kwezi kwa kane injira mu mugisha, injira mu mashimwe, kandi injira mu gitangaza cyawe. Amen.
Imana iguha umugisha ugiye gufatira isengesho ukarisharinga abantu 5, ryoherereza abantu 5, inshuti zawe, bavandimwe bawe, byoherereze nabo ibyabo byose birangire. Kandi ukiri boherereza nkwatuyeho umugisha w'Imana ukubeho, ugisharinga isengesho, ukibikora ukabikorana umutima ukunze, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Niba utari wakora subscribe, yikore, ugikandaho ugakora subscribe, ugakanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification. Umugisha w'Imana kubeho cyane. Mana y'amahoro ikwishimire kandi kwiyereke. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Imana ibaha umugisha, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom.